Sheri, ndumva neza kujya mu miganda birandambiye neza rwose. Kongo uzi kurwara ukabura epfo na ruguru, ukabura amajya n'amaza, guhagarara wapi, kuryama wapi, kwicara wapi. Iyi nkenya y'indwara rwose ndabona inkiza hasi neza. Ako ndumva umeze nka malariya njyewe. Birashoboka nyine ndakomeza mwiriya miti. Komeza umuparateri. Gusa ndumva mfite n'akabeho. Niyo niko ifata. Ndumva ntacyo kazuba. Ya kazuba ntabwo ari keza ku muntu urwaye. Ndagashaka. Oya. Ahubwo urifubika ariko akazuba ntabwo ari keza. Ndumva nta kintu nshaka kurya. Nta kintu nshaka kijya mu nda rwose. Ndumva ikirezirezi. Ndumva mu kanwa nta kintu nshaka gushyiramo namba. Harasharira muravumba neza. Ahubwo se wagukorera agacyayi. Sheri. Ntabwo nagashobora gusa wanywa amazi ashyushye ukanyamo indimu nyinshi cyane. Nta sukari. Onageze ko nuba mu kanwa harasharira. Harasharira muravumba neza. Ntacyo ndagukorera. Ariko se buretse gato. Ubundi umwana mwaravuganye? Twaravuganye. Bimeze bite se? Bimeze neza, ikibazo cyarabaye. Ni ikibazo. Gusa ubundi birabyari ngombwa ko tujyayo? Ntabwo byari ngombwa kubera ko twaravuganye. Ambwira ko atari ngombwa. Ko atari ngombwa? Cyangwa mu ko twagiye kwa muganga? Namubwiye ko twagiye kwa muganga ariko mubwira ko bidakomeye kugira ngo ntabura. Bikakora ibintu bisanzwe. Okay. Yego. Ndaza kumera sawa, nta kibazo, ndaza kumera sawa. Nacyo ndaza kumugara mubwira ko uzi neza. Kamukorera aya mazi. Buriya rero hari ikintu nari maranye iminsi nashaka kukubwira. Nari narabuze ahantu nyihera ariko kiri muri bimwe mu bintu maranye iminsi nekerezaho kandi numva nshaka kukubwira. Ari nacyo cyatumye nguhamagara. Nashaka kukubwira ko nagukunze. Ngo wagize ute? Naragukunze. Gukunda se bararukupa? Sinzi uburyo wenda wabifatamo cyangwa uko ubyumva. Naragukunze kandi bise. Icyo ni cyo wari wampamagaye? Yego. N'umwanya wose ntaye aha ngaha? Ubutaye mwanya kwa turi kumwe ubutaye mwanya. Ubyimenye byikumanye. Bernatendez? Sheri ntabwo atinze. Birashaje. Cyane nawe utinye imiti, ubwo se birashaje. Gutumira cyane, sibyo? Njye naberenze umuti. Shamba barira somo gake. Sibyo? Sheri, ibi nawe washyizemo umubiri ushyiramo n'iki byose ushyiramo ubu ni ndimo gusa. Ni ndimo gusa wenyine. Yawe. Cheka mukaraje. Desoka. Cyakora nubwo bisharira nyine buhera kanwa gasharira. Yes, uri. Bisharira rimwe. Umeze bite? Kamararia. Nese wongeye kugira umuriro ko mbona. Umeze bite? Twarishiroza buke. Ndaza kumera sawa sheri. Sibyo?
yego Akuntu ugishiramo imbaraga. nta mbaraga ndazifite ariko Sinzi gutuma niheba nkagira ubwoba. oya nta mpamvu yo kwiheba ariko mwana sheri Sinzi ko mbona umeze nabi. wewe kwiheba ariko sheri nta dufata umukobwa wacu yakohereza byibura ngo turi ku kiba cyari kimeze Sorry sheri. sha nyine ni uko nguko ngiye nyine mfite ikibazo ntazi ukuntu kimeze murabona tuvuye mu kazi ariko n'ubundi ngiye biba byanshanze mama tuba turi gushwana ntabwo na n'ubu aremera kunyereka papa bya nyabyo noneho yambwiye ngo burundu sinzongera kumubwira ijambo ryitwa papa mu kanwa ke. Ariko si byo ni ibiki mama waba yigira. Si nta kindi kibazo mufitanye n'icyo cyonyine gusa. Mu by'ukuri uribuka ko ubushize njya mu bitaro ari uko Lize yari yambwiye ko papa yapfuye byose mama yambwiye ko ari ukubeshya birangira ashwanye na Lize. Cyagira amatsiko. gusa ari nkawe se wese ko yakweretse kuki nawe utanyeretse nawe ko nawe hari ibintu wihererana kweli kodisi reka turifate niba ndi dufite umukobwa mwiza ni muremure kweli nka nyina wow nawe ufite amafoto menshi ayose niyo ego aya habaye iki sheri karama se habaye iki gira ifoto nini turebe nusi icyo utabona ni iki ndashaka kureba uyu mugore uwuhise c'est pas possible ndabona utari hano kandi yafite gahunda zanjye kumara ibyawe n'abagore bawe ariko wabifashe ntibyoroshye urasa niba ashaka kugira umwana wanjye nawe no ntabwo azabigeraho ntabwo azabigeraho no ntabwo azabigeraho bose barahari so dusanze bagenda gutegura Mwiriwe neza ese uraho neza mwiriwe neza nta mahoro se ko mutugendereye ni karibu reka star birashoboka se ubu se uriya yaba ari sifa datawe uzi ko atigeze ahinduka buriya se yaje mu Rwanda ati kumera uko iwaba ari Tanzania yaje mu Rwanda ati ahubwo se yamenyanye ate n'umukobwa wanjye mwana yanjye we uyu mugore ko nteye ubwoba mukabyara uyu mugore ko nteye ubwoba aho ntiyaba ashaka guhemukira umukobwa wanjye n'umukwe wanjye ubu kuko ntiyazanywe no kwihorera
se nkuriki kugira ngo nige umukobwa wanjye? Oya, sifa ntabwo uzabigeraho. Hautafikia lengo lako. Ikiwa umekuja kujilipiza kisasi, haitawezekana. Lazima ni kustop. Karibu. Sawa, mwakozi. Ese amakuru se? Amakuru ni meza. Murakomeye. Yego turakomeye. Ariko wari umaze iminsi uvuzeho. tuba turi mu kazi. Uri muvandimwe ariko sinamumenya. Uyu ni umu anti wacu, ni muganga. Niho muri minsi turi kuba. Okay. Byiza. Ariko umuntu urakomeye nta kibazo. Nta kibazo. N'ubu se kudusuye amasaha. Twashakaga Liza. Liza? Ubuhoro se? Yego ni amahoro. Use ko musaza agiye. Tugira gute? Turasubira se tuzana. Nyine twamushakiraga amahoro ariko nanone twanamushakaga cyane. Njya nkunda kubona niyo yagiye gusenga akunda gukuraho telefone sinzi ko iriho. Navuye mu kazi. Nari mfite akabazo gato nagira ngo tumubwire na muganga uko twahamagaye. Nta nubwo uyu munsi yaje mu kazi. Okay, beta ko ndamubwira yuko mwamukeneye hanyuma ejo azabareba. Yego nta kibazo rwose. Yes. Yego. Katugende rero. Okay, nta kibazo. Muramubwira ko twahageze. Yego, ndamubwira rwose ejo muzabona. Kandi urakoze kugisura. Namwe muramukeye.